Ndabasuhuje mwese bene data nshuti zanjye aho muherereye hose mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Mama Nana Mukazayire Devota ugarutse. Ndabasuhuza cyane, ndabakunda, ndabishimira. Imana ibahe umugisha. Nk'uko bisanzwe tujya duhura tukaganira ibiganiro bijyanye n'umuryango, ibivugabutumwa, rimwe na rimwe haboneka n'ubuhamya tukabutanga, ariko uyu munsi ngarutse kuganira ku biganiro bijyanye n'umuryango. Ubushize ubwo twaganiraga abantu benshi barampamagaye, ubwo nabohererezaga ibiryo umugore yarya kugira ngo ahorane ubuhehere, ububobere. Abagabo baranyataka barambwira bati ese twebwe ntacyo watubwira. Uyu munsi rero naje kugira ngo nganire n'abagabo, mutere agatebe mube hafi, mwumve uburyo mugomba kujya ku meza ya gatatu mumeze neza kandi mutabangamiranye ku mpande zanyu. Ni muri ubwo buryo uyu munsi nabateguriye ibintu 13 wakora kugira ngo urane intangangabo nzima n'amasohoro meza. Harenda ubwo mbivuze mushobora kuntera amabuye ngo ibi noneho uzanye n'ibiki, ariko icyo nshaka kubabwira ni uko umuryango nta handi wubakiye, nubwo buryo umuntu atabivuga, ariko wubakiye ku meza ya gatatu. Umugabo n'umugore barashakana, uko nabivuze ubushize, ngo kanaka azarongorwa itariki n'iyi, kanaka azarongora itariki n'iyi. Iyo ageze mu rugo niyo wamugaburira ibingana iki, niyo wamunyura muri byose ukamwambika ukamuha buri kimwe, ariko ameza ya gatatu mutayahuririzaho nta na kimwe, byose biba ari imfabusa. Ni hamwe n'ibyo rero mwa bagabo mwe nifuza yuko tuganira. Buriya hari ikintu mutajya mumenya, hari bamwe na bamwe batazi. Umwana w'umusore, umwana w'umuhungu utangiye gukura guhera ku myaka 12 kuzamuka, aba agomba kurya indyo yuzuye, akarya agahaga, kuko iyo bitagenze gutyo arisika ibintu bibiri: ashobora kuba ikiremba cyangwa se akagira intege nke mu gihe cyo kugera ku meza ya gatatu yaramaze kuba umugabo. Niyo mpamvu rero umusore, umwana w'umuhungu ategurwa akiri mutoya. Iyo ariye ntahage cyangwa se akicwa n'inzara, niho hahandi ashaka urugo rukamunanira, mukaberwa icyabiteye, ariko ari uko yapfuye mu iterura. Nk'uko umunyarwanda avuga ngo umwana apfa mu iterura, niko n'umwana w'umuhungu iyo atariye ngo ahage, ngo agaburirwe nk'uko bikwiriye, rero tuva neza neza kubaka urugo byamunaniye, atari uko atari abishoboye, ahubwo ari uko ibyakubatse umubiri yabibuze akiri mutoya. Ni hamwe n'ibyo rero nabateguriye ibintu 13 wakora kugira ngo intangangabo zihore zikomeye kandi zimeze neza, ugire n'amasohoro meza kandi menshi. Mu by'ukuri buriya kugira ngo umugabo abashe gutera inda nuko aba yagiye yasohoye amasohoro ahagije, hagati nibura ya miliyoni 15 kuzamura. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko buriya kugira ngo umugabo asohore nibura yasohora amasohoro ahwanye n'agace k'akayiko cyangwa se kenda kuzura, kuko iyo bitagenze gutyo no kubyara biba ikibazo. Akaba ari na hahandi mu muco nyarwanda ushaka umugore atabyara ugatangira kumwataka no kumutuka no kumubwira nabi no kumuteza isi yose ngo ntabyara, kandi wenda ari we nyirabayazana w'ikibazo. Ni hamwe n'ibyo rero nifuje yuko ibi bintu byacika rwose. Ubwo rero tudatinze, hari ibyo kurya wakoresha, imyitozo, kugira ngo umusemburo wa testosterone uhore uzamuka ku kigero gishyitse. Ibyo biryo rero twavuga icya mbere ni ukurya ibitunguru na tungurusumu. Ibiryo byiganjemo ibitunguru cyangwa se tungurusumu, ugakora ibishoboka byose ku buryo ibiryo byose uriye hataburaho salade y'ibitunguru. Mu by'ukuri ibitunguru bigira umumaro mu buryo bwo kugira ngo
testosterone ihore iri ku kigero cyo hejuru, umusemburo wa testosterone uhore uri ku kigero cyo hejuru, kuko uwo musemburo umugabo atawufite ntabasha gutera inda. Ikindi cya kabiri ni inyama z'inkoko, amagi cyangwa se tofu n'ubunyobwa bubisi. Ibi biryo ni ukuvuga ngo ibiryo byose uriye bigomba kwiganzamo ibi bintu kugira ngo ibintu bigende neza. Icya gatatu, ugomba kurya amafi ya salmon, tuna na mekelere. Ni amafi yihagije ku ntungamubiri, cyane cyane vitamini D. Vitamini D yiganjemo uwo musemburo wa testosterone. Ni byiza cyane kugira ngo umugabo arya amafi, ubunyobwa cyane cyane bubisi, apana ubukaranze. Inshuro nyinshi ukigurira ubunyobwa ukabuhekenya nk'urushyi rw'ubunyobwa kenshi gashoboka. Ibyo bituma amasohoro yawe aza ari menshi kandi akaza asa neza. Icya kane nako ni kurya epinari ndetse n'imboga zitwa spinach. Izo mboga zikunze kuboneka cyane rwose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Izo mboga zirahari. Imboga za spinach ni ukuziteka nyine, kandi burya ntabwo muba mukwiye kuzirya zihiye, oya, mbese si ukuvuga ari mbisi, zitetse ariko zidahiye cyane. Burya n'imboga rwatsi ntabwo ari ngombwa kuziteka ngo zihishe cyane, kwa kundi uzirya ubona nyine zikiri mu rubisibisi. Izo nizo mboga zifite akamaro. Ubwo rero mwa bagabo mwe mwihata imboga, kuko ibyo byose turabifite mu gihugu cy'u Rwanda. Hari n'ibiribwa byongera zinke mu mubiri wawe, birimo ibishyimbo n'ibindi biribwa by'ibinyampeke. Birinda ubugumba kandi bigatuma umubiri wawe ukomeza gukora neza. Ni ukuvuga ngo ibyo biryo byose tuvuze bikurinda ubugumba. Inshuro nyinshi usanga ingo nyinshi babana, ejo bundi ugasanga kubyara ni ikibazo. Inshuro nyinshi ni uko hari ibyo utaba utamenye ugomba gukurikiza cyangwa se gukora. Icya gatanu, kunywa umutobe w'umukomamanga. Mu gifaransa ni pomegrenade. Izo mbuto zikunze kuboneka ariko gake cyane, ariko wazishatse urazibona mu alimentation aya ngaya akomeye. Ni ukuri kandi mubyiteho, mubishishikarire. Uwo mutobe rero w'umukomamanga ugabanya umusemburo utera stress witwa cortisol. Bisobanuye ngo n'amastress menshi ashobora gutuma rwose nta kintu ugeraho, ashobora gutuma umugore wawe mubana nabi, ashobora gutuma mbese urumva iyo ufite stress imisemburo iragabanuka uko byagenda kose. Icya gatandatu, kurya indyo yuzuye no gukora siporo. Siporo ni ingenzi kandi ukarya indyo yuzuye. Ariko utekereza ko ariko kurya indyo yuzuye ari ukurya ifiriti? Hoya, ntabwo kurya indyo yuzuye ari ukurya ifiriti, ntabwo kurya indyo yuzuye ari ukurya ibintu bidasobanutse. Kurya indyo yuzuye ni nk'uko niyo warya ibijumba, ukarya ibishyimbo birimo imboga, ukarya imyumbati, ukarya amateke. Ubwo rero tuvuze bene ibyari wumva ko ibyo ari ibiryo by'abakene bo hasi. Hoya, amateke, ibijumba, ibirayi, ibitoki ni ibiryo bitera imbaraga. Wakongeraho ibishyimbo, burya ibishyimbo birusha imbaraga inyama, ukagira gute, ugahorana umusemburo wa testosterone. Kurya indyo yuzuye rero bikurinda umubyibuho ukabije, kandi kwirinda umubyibuho ntabwo ari ukwicisha inzara. Hari umuntu uvuga ngo ari kuri regime, ugasanga yicishije inzara, niba yaryaga kabiri ku munsi akarya rimwe ku munsi, ubwo ngubwo ngo arimo ngo ararwanya umubyibuho. Oya, kurwanya umubyibuho ni ukwirinda ibiryo bitera umubyibuho.
icya karindwi, kwirinda amavuta menshi. Kwirinda kurya amavuta menshi. Iyo uriye amavuta menshi arengeje urugero, cyane cyane ibiribwa byinshi byiganjemo amavuta, niyo mpamvu aho kugira ngo urye amavuta menshi warya bya biribwa byiganjemo amavuta. Amavuta menshi atuma ugira urugimbu rwinshi, bigatuma imisemburo yawe igabanuka ikajya hasi, bigatuma igihe cyose ubona ugira umubyibuho, wa mubyibuho ukabije ugatuma imisemburo yawe ijya hasi. Icya munani, kwirinda kunywa inzoga nyinshi. Kwirinda kunywa inzoga nyinshi, iyo unyweye inzoga nyinshi cyane bigabanya umusemburo wa testosterone, urashira. Kubera ko umugabo burya agira imisemburo ibiri, agira umusemburo wa testosterone, akagira n'umusemburo wa kigore wa estrogene. Ubwo rero iyo unyweye inzoga nyinshi, umusemburo wa kigabo wa testosterone uragabanuka, hakazamuka umusemburo wa kigore wa estrogene, noneho bikagutera umubyibuho, inda ikaza, amabuno akaza. Icyo gihe urisika kuba ingumba byanga bikunda. Niyo mpamvu kunywa inzoga nyinshi byawe wakwiye kubigabanya, ukazinywa muri gahunda, ukazinywa mu rugero, nibyo byiza. Ikindi, icya cyenda, kunywa itabi cyangwa ibindi biyobyabwenge birakwangiza. Bibaye byiza wabireka, kuko nabyo bituma umusemburo wa testosterone ugabanuka cyane. Abantu bakunda itabi cyane barigabanya, kuko rica n'intege, ugahorana intege nkeya, bikagabanya nayo na wa musemburo utuma umuntu ahorana intanga nziza kandi zikomeye. Itabi, inzoga bituma ugira intege nke ku meza ya gatatu. Bituma ugira intege nke, bikaba byatuma ari kwa kundi utangira igikorwa mu kanya gatoya bikaba birarangiye, ugasanga urakaje uwo muri kubikorana, ugasanga biramubabaje, bikaba nabyo bivamo intandaro yo kuba yaguca inyuma. Ubwo rero nshuti zanjye, mugabanye ibyo biyobyabwenge, unywa itabi arireke kugira ngo abashe kubaka urugo rwe rukomere. Icya cumi, bika ibyo kurya byawe mu kintu cy'idongo cyangwa se cy'icyuma, ibyuma bitagwa ingese. Abantu benshi bafite amafirigo, ugasanga bafashe bwa busorori bwa plastique barabikamo ibyo kurya bakabishyira mu mafirigo. Ni bibi cyane rwose, kuko birangiza, bituma ibintu byose byangirika, ugasanga ubiriye byataye ubumuntu, ugasanga ubiriye byataye gu, kubera yuko wabishyize muri plastique, ko plastique ni igikoresho cy'iburya nubwo tugikunda. Twirinde gushyiramo rero ibiryo muri plastique. Icya cumi na kimwe, kora imyitozo ituma uhorana imbaraga. Aha ndavuga ya myitozo yo guterura ibyuma, bituma imikaya yawe ikomera. Ariko iyi myitozo itandukanye n'indi myitozo yindi dukora. Si kimwe no kwiruka, kuko kwiruka ugahumagira ukagira gute, ariko guterura bituma uhorana imbaraga, bituma uhora ukomeye, bituma uhora ufite imbaraga zo gukora, ku buryo niyo ugeze ku gikorwa cyawe nyirizina nta mbaraga ucika, kubera yuko wakoze imyitozo. Kandi ntugakabye kuyikora cyane, kuko nabyo byagira ingaruka ku mubiri wawe. Uyikora mu rugero. Icya cumi na kabiri, irinde kwambara imyenda y'imbere igufashe cyane, kuko bishobora gutuma udusabo tw'intanga duhura n'ubushyuhe bwinshi. Wirinde koga amazi ashyushye cyane, kuko amazi ashyushye nacyo atuma udusabo tw'intanga duhura n'ibibazo. Si byiza, byatuma udusabo tw'intanga twangirika. Ubwo rero bantu mwambara imyenda ibafashe, imyenda y'imbere, ugasanga wambaye akabogisi kaguhambiriye, ugasanga ibintu byose bihora biguhambiriye.
irinde kwambara iyo myenda, ninaba ngombwa ube relaxi igihe uri mu rugo, urinde kwambara ubwo bukabutura, uba utuje nta kintu kibangamye. Icya 13 ari nacyo cya nyuma, imenyereze kuryama bihagije hagati y'amasaha 7 cyangwa 8, kandi uryamire isaha imwe ubyukire isaha imwe. Impamvu umugabo akwiye kuryama bihagije ni uko cya gihe aryamye asinziriye nibwo wa musemburo wa testosterone ukora neza ukazamuka, niho hahandi simbiza abagabo bankurukiye mu mbwire, niho hahandi uryama ukarota ukiroteraho. Ni ukuvuga ngo iyo uryamye usinziriye nibwo imisemburo yawe ikora, none ugakangukira muri ya mudu umeze neza, ukajya ku meza ya 3 umeze neza kubera ko uruhuka bihagije. Mu by'ukuri pe abagabo baravunika, bashakira ingo zabo, barara bagenda bakirirwa bagenda, ariko nyabuneka ndakwinginze gerageza kuruhuka bihagije. Uretse no kuba imisemburo izamuka, bituma umubiri wawe uhora umeze neza, bituma udasaza vuba. Ubundi rwose si n'umugabo gusa, ariko impamvu abagabo gusa aribo bagomba kubwirwa kuri iki ngiki cyo kuryama bihagije, niba iki gikorwa ahanini kireba. Kuko nk'uko nigeze mbivuga mu kiganiro cyahashize, ntabwo umugore ari we ubyara, habyara umugabo. Umugore n'umugabo iyo bahuye bakagira ikibazo cyo kutabyara, nibyo byiza bihutira kwa muganga kugira ngo barebe umuntu ufite ikibazo. Ariko inshuro nyinshi la majority icyo naje gusanga nabonye, akenshi usanga umugabo ari ufite ikibazo. Abagabo bakora imirimo ivunanye, bakora imirimo y'imvune, ugasanga nta mwanya wo kuryama abonye, ugasanga nta n'uwo kurya yabonye, ibi byo kurya byose ugasanga ntabyo. Yajya ku meza ya 3 ugasanga igikorwa ntikigenze neza, ugasanga amasohoro ye ntiyuzuye n'ako kayiko, kubyara bikaba ikibazo, ugatangira gukondana umugore ngo ntubyara, kandi byose ari wowe biri guturukaho. Nyabuneka wa mugabo we, kugira ngo umuryango wawe wubakike, kugira ngo umuryango wawe ugende neza, nuko ugomba kurya bihagije, ukaryama bihagije, ukaruhuka. Wambwira uti ntabwo bikunda kubera iyi si. Mu by'ukuri ntabwo bikunda koko, ariko kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ugire umuryango mwiza utekanye, wakagombye kubigerageza. Ni ukuri iyo uryamye neza ugasinzira, ukagera ku kigero gishimishije, umuryango wawe urubakika. Ariko wa mugabo, ubundi iyo ugiye ku meza ya 3 ukayavaho uwo musangira adahaze, wowe ntubigiraho ikibazo. Niyo mpamvu mbasaba rero kugira ngo mugerageze mukurikize ibi ngibi, nimubikurikiza ibintu bizagenda neza. Imana ibaha umugisha, kandi rwose nakagaruka turacyari kumwe. Mugerageze ibi biribwa, muruhuke bihagije, kandi mwumvikane nabo mwashakanye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.